ngerageza kwactinga hano mu mafilme yo mu Rwanda. Amafilme yo mu Rwanda yo yanteye isereri bikomeye kubera ko najyaga nko muri casting bakambwira ngo natsinze casting, then filme nkajya kubona yarasohotse batambwiye igihe ya shooting. Ntabwo ari ubwa mbere leta iguze ibintu ntibikoreshwe, bikazasaza bigapfa ubusa. Leta yarabitanzemo amafaranga ndagenda ajya mu mifuka y'abantu, noneho icyo ngicyo akaba ari cyo bashyira imbere kurusha ikibazo bari bagiye gukemura. Ngewe urya amafaranga nta kibazo, ariko ikintu bagutumye gukemura making sure ko kugikemura nahangaho nyura. Uri kubyumva nk'umuhanzi icyo gihe rero iyo house bizasaba ko leta ibifitemo imbaraga, urumva, kubera ko niba ari nibiza niza ari ya leta nta kibazo aho rwose, aho ho nimbari, ariko still hari erega abantu babishatse hari ibishobora gukorwa. Nakubwiye ngo ministeri yashyizeho ayo ma union ni nayo ituma atagira imbaraga, kuko nkuko nabikubwiye Let's beat on the beat. Waka waka. Waka waka. Hey. Waka waka. Waka waka. Hey, waka waka. Hey yo don't say, iyi ni Waka Waka podcast, ikaze nanone nk'ibisanzwe aho muba muri kumwe nanjye Coga, aho mba ndi kumwe n'umutumirwa inshuti yanjye mba natumye kugira ngo tubane mu kiganiro. Uyu munsi rero ni Fireborn, kubera ko nkuko nababwiye tuzatuganira kuri industry yacu, tukamenya ni ibiki bitagenda neza muri industry, ni ibiki bikeneye gukemurwa. Cyane twebwe duhari uyu munsi tugomba kurwana intambara zitoroshye kugira ngo generation zizadukurikira zirimo n'abana bacu bazasange ibi bibazo byarakemutse. Rero Waka Waka podcast ni kibereyeho. Uyu munsi turinjira muri field ya cinema. Uyu munsi turaza kuba turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane muri cinema, uri buze kuduha ibitekerezo byaho cinema yacu, donc uri buze kutuganirizaho cinema, uruganda rwa cinema yacu rugeze, nibihe bibazo birimo, nibiki mutari muzi, niki nuruhe ruhare mushobora kubigiramo kugira ngo industry ikomeze. Ese wowe aho wicaye ushobora kuba ufite impano yo kuba waba umu acteur, uyu munsi uramenya ni gute ushobora kwinjira mu ruganda rwa cinema nawe ugaparticipa, ukaba waba muri movie runaka nawe ukabicyamamare nk'abandi. Ni Waka Waka podcast. Welcome my brother. Thank you brother, thank you man. Wowe uri umuvandimwe wanjye, uri umuntu utajya ubura muri salo yanjye. I know right. Kabisa ifoto yawe ihora imanitse hari abantu bayamaze, ariko uyu ninde? Uyu FBI. Uyu FBI niho hari ikibazo gihari. Hari ko ni ifoto iriho n'andi mafoto. Hano hari ahantu ndi kumwe na afande musa cyane. Babwiye ngo se n'umuhungu wese ko basa cyane. Uzabirebe neza buriya kuri foto murasa cyane, ariko biteye ubwoba. So ikaze kuri Waka Waka podcast. Thank you brother. Bimeze bite ya makuru yawe? Long time anyway tuherukana Friday twari kumwe muri Coga night. Ariko so far bimeze bite? Ndamahoro, ndi mu project menshi muri iyi minsi, na jano mvuye ku Kibuye, turimo turakora indi project, hari indi project ndi gukorera ku Kibuye. Wenda abanyarwanda nabo bazayireba vuba. Ariko nyine ntabwo nayikwanga invitation yawe kameme. Kuvuga ngo byari bigoranye, ariko ndagushimira ko wagerageje kugira ngo ubone akanya ko kuba kuri Waka Waka podcast. Guys, iyo mwama agutumiye ujye witabira, he's the king, so when the king says it happens, Rastafari, man. Maximum respect, man. Yeah, you too fam. So njyewe nkuzi kera, njyewe nabanje kumenya nk'umukunzi wa muzika nyarwanda, kuko ni kera cyane. Nabanje kumenya nk'umukunzi wa muzika nyarwanda, by'umwihariko nk'umukunzi wanjye njyewe nka Coga, cyangwa se nka Coga music, the biggest fan man. Byaranshimishije guhura nawe. Ni ibintu byanshimishije kubera ko
mbere yuko duhura nari narahuye n'abantu benshi kuko mwari mwararangije secondaire right yego ariko abantu bose bize ahantu wize uwo twabashaga guhura wese yarambazaga paru mwarabona umuntu witwa paru mwarabona umuntu witwa paru mwarabona bakambwira ugomba kubona uwo muntu finally turabonana kugeza uyu munsi turabavandimwe ndagushimira cyane rero kandi nkaba nshima ngiye kuko nkurikirana n'ibintu ugenda ukora nshimira n'intambwe ugeraho kandi nkaba nizeye ko ibyinshi bigisigaye inyuma ibyinshi bikuza so ni ryari wisanze muri industry ya cinema ni ryari wabonye ko ukenewe muri iyo field nisanze muri industry ya cinema 2008 bwo natangiye gukora icyo gihe nakoraga ibintu by'ama special effect ndibuka ko n'umunsi wa mbere duhura pana ku munsi wa mbere ariko ari umunsi waje kusura ufite ibintu by'amakarate ibintu by'ama action biteye ubwoba so that was after some time that was after some time so nisanze nyine ndi mu ibintu bya mbere nahereho bya editing nkora ama special effect niki ariko ntabwo icyo gihe ntabwo ibyo bintu byari bizwi cyane ntabwo byari numvaga ntazi n'ahantu nzabihera urumva ko ntabwo nabaga wenda mfite amafaranga yo kuvuga ngo nakora ikintu cyanjye urumva ugasanga ndimo ndakora demonstration nk'ikamera nkani editinga so biza kurangira ntangiye kujya no mu kwandika kuko mbere urumva nko muri za secondaire muri za secondaire nandika good stories I was a storyteller even before so nandika good stories ariko nta bumenyi buhagije nari mfite nyine bwo kuba umuntu namenya ngo film yandikwa gute cyangwa bigenda gute so izo stories nizo nyuma nagendaga developer ndimo ndiga n'uburyo umuntu ashobora kwandika film. So umuntu yavuga ko iyo dream yahereye mu buto yahereye mu buto actually numvaga nkura hari naka video nigeze ku recording I was like I don't know 16 or something I don't know ngiye bimenya ntari nzi double click 16 I was like 16 or something so nigeze ku recording aka video ndi kuvuga nyine ibintu numva nshaka kuzaba byo urumva icyambere numva nshaka kuzaba intwari ntago nari nzi ngo intwari ni iki exactly ariko numva nshaka kuzaba intwari ntago nari nzi ngo bizanyura mu yihenzira aho numvaga niba ari y'amasaso ngomba kwinyuramo niba ari y'iki ngomba kwinyuramo ariko nkumva nzaba intwari nyine ikindi ko numvaga nyine nshaka umuntu ukomeye kubera ko numvaga mfite ibintu byinshi muri jewe ariko nkaba nkeneye hahandi uvuga ijambo rikumvikana icyo ubundi nicyo kintu cya mbere umbwije ukuri wari wifitemo ibintu byinshi cyane creativity zitandukanye kuko wasanga uri gukora utungutu ugakora turiya niki man so nkumva kubera ko nari n'umukinnyi wa football nkumva nshobora nari umukinnyi wa football wihamya nyihamya neza kabisa so nkumva nshobora kuzaba umukinnyi wa football ariko nza kuvunika umugongo 2008 nza kugira ikibazo cy'umugongo nta muntu ugivuga ko yavunitse umugongo akiri muto gato No, I can still perform. You can still perform. I can still perform. I know some people will start doubting. Ask around. Abantu barajya baraza. Oops. Urabona bitangiye kungurisha man. No, I will ask. Anyway, so numva nakuze numva nyine nkunze ibintu byinshi cyane numva nkunze kuririmba no gukina amafilme ko nararebaga so ariko nza gusanga nyine umuntu agenda ashyira mu kayungirizo agira gutya ureba bivamo haza gusigara mu cinema rero ndavuga twe ngomba kuyimaximiza ku buryo bushoboka wese wumva ariho hantu uzagwamo neza cyane kabisa ni ryari icyo gihe ubwo hari nka 2000 nyine ni9 wenda gutyo 2000 kuko urumva ibyo byose byatangiye mbere so ariko hari nka 2008 nibwo natangiye ibintu bya special effect ndi ku editinga nza kwandika film ya mbere yanjye 2009 iri ya Paru n'inshuti Paru n'inshuti nanditse 2009 wanditse 2009 uyikina 2020 wow
nyuma y'imyaka 11 11 yeah. Abantu ariko nayishutinze bwa mbere 2010 nibwo nayishutinze bwa mbere mbona ntago iri guhura n'ibyo numvaga jewe mbona mu mutwe ndayihorera nyine nshuti ibyo nashutinze ndadiritinga ndabyihorera nzakongera nzakongera kuyishutinga 2012 I believe nabwo ndadiritinga bitarahura jewe nibyo mfite muri mind nzakongera kuyishutinga 2014 nabwo ndadiritinga apana nzakongera kuyishutinga 2016 nabwo ndadiritinga bihindura izina sukayita delete ariko nkizo nashutinze kuva 2014 ya 2014 na 2016 actually ishusho ryayo ryari ryiza cyane kurenza n'amafilme menshi yarari icyo gihe ariko ntabwo nabonaga acting ndi gushaka ntabwo nabonaga sound ndi kwifuza uko uburyo je nari naranayitekereje mbere numvaga ko nzayikinira muri salle numvaga ko nzayikinira muri salle nkayikora ari sitcom nkazira sitcom tubona za The Big Bang n'izindi za Friends kuri ababonaga Friends imeze urumva nkumva nzayikinira muri salle noneho shooting ko ariko nza kubaza numva ni price iri hejuru byatanye urumva hari hall yabaga igikondo hantu umeze nk'ukata sejemu bahabaga ibirahuri byitwaga niba ngo atlas sinikuno babitaga atlas window ibintu nk'ibyo urumva so nigeze kujya kubaza banza atlas yari yaravuyemo cyangwa yari itarajya musinibuka nuko hari iyo hall heza wabonaga wahakoresha yari igihall kinini cyane njya kubaza nabase iyi ball umuntu yayikodesha nkangahe urumva kugira ngo byibura noneho jewe nshyiremo amatriplex nubake stage yanjye n'ikimbi ko uko mbishaka ndavuga that's not me sasa igihe abantu ibyo bintu byagiye bibaho ugasanga mu Rwanda ahantu uri bukenere gukoresha naho umuntu ufite amafaranga utazi ibyo bintu murimo ngo ni ibiki wowe numubwira ngo turahakodesha ngahe wagahita yiha igiciro bijyanye wenda n'ibyo aboniwe mu rugo kuri televiziyo n'ibiki kubyumva ku buryo abikubwira nti muri bunegosie ni kuvuga ngo arabikubwira ugahita ubivamo tu rero byarangiye nyishutinze icyo gihe 2020 niyo atari 2021 I believe ni 2021 kuko ni nyuma ya kudirectinga gatatu kose kane yego buri ko wadiritingaga wabonaga hajemo change mwikurikiraho yego mwikurikiraho urumva nabarebye amakosa abaye mu bya mbere nkakosora mu bya kabiri gutyo uko nk'ubu amashusho ya 2016 ndacyafite n'uyu munsi yo ntago nadiritinze amafoto ya 2016 ndacyafite n'uyu munsi iyo urebye ishusho ubona riri clean ndisa neza ariko nyine acting iri poor acting iri poor ukabona ntago nyine bisa nkuko nabyifuzaga so bibiri rero na 2021 nibwo nongeye gukoresha indi casting ya Paronshitize hazamo abantu benshi cyane 529 nibo bitabiriye casting bivugwa ko donc byumvikana ko mu Rwanda hari abantu benshi bafite inyota yo kuba bajya muri cinema cyane rwose so nari nkeneyemo abantu abantu 20 I believe muri abo 529 nari nkeneyemo abantu 20 nari nkeneyemo actually new faces nari nkeneyemo amasura mashyashya cyane adasanzwe muri cinema so mwese amasura mashya ntabwo wari ufite ubwoba kubera ko urumva inshuro enye zose ahanini nawe urimo uravuga uti amashusho yabaga asa neza ariko no kuvuga ngo iyo ugiye gusubiramo ikintu buriya bijyanye cyane n'ikintu wavuze cya acting amasura mashya nta bwoba yaraguteye ko wakongera ugahura n'icyo kibazo icyo gihe nari maze kuba confident cyane kubera ko ntabwo nshobora kugira ubwoba wumvaga ari wowe ibya mbere kuba byarapfuye wari ubifitemo uruhare nanjye nshobora kuba nari ndufitemo kubera urumva nari umwiga at the time nari umwiga nta bumenyi wenda bwinshi mfite kuri directing urumva nko nka filime yanjye ya mbere na directing yari ya action yari feature nyine ya 2013 yitwaga The Loser niyo ndakeka ishobora kuba ari action ya mbere yabaye muri Rwanda so ariko nayi directing nanayikinamo noneho
ntizeye ngo umuntu uri kuri kamera arabifata gute ntizeye urumva ibyo bintu bigatuma nawe utajya muri mood neza ya acting sibyo kuko ufite inquiétude zo kuvuga ngo ese shot ndi gushaka nizo bari gufata kuri kamera urumva uyu munsi biranyorohera kubera ko uyu munsi abantu bose bari muri department zitandukanye muri cinema bafite skills zihagije bafite ubumenyi buhagije ku buryo niba nshyize umuntu kuri kamera ndamwizeye ko ari byo agiye gufata gukurikirana so nuvuga ngo nshobora ku directing uyu munsi nka acting no muri Parunshitize nuko byari bimeze nara directingaga nka acting nanone hakazamo iyo inquiétude yo kuvuga ngo ese ibi bintu ndi kuko icyambere yari genre inshyashya abantu batamenyereye ya sitcom ntabwo hari bujye hazamo ama movement menshi cyangwa amakati menshi urumva twari gukenera ama wide cyane kurenza ama close up turi buze gukenera meme na acting uburyo yagomba kuza yari yari acting imeze nk'iya theater ukuntu urumva theater ni ukuvuga gute ari nka play ndabivuga gutera nka play nka zira amateatre ariko abera imbere y'abantu muri salle ubona so nari nkeneye ya performance ariko bitewe n'ahantu twayikoreraga ntago iriya performance yashobora gushoboka urumva noneho bigatuma abantu bayactinga nkaho ari filime ya drama isanzwe urumva so icyo gihe rero ni impamvu mvuga ngo nanjye nshobora kuba narabigizemo uruhare nyine nshobora kuba ibyo bintu byose narabikoraga ariko nkavuga ngo icyo gihe nakoreshaga icyo nakwita ngo plan B ibyo muhamane reka ntacyo ndeba uko biri buze kurangira bimeze sibyo uyu munsi nta plan B ngira iyo plan A yanze ndaplaninga the next day ariko nkagumana ya plan A urumva so uyu munsi rero ntabwo njya ngira cyangwa nshobora kugira kubera icyambere mba nize story kuko nijyo wayanditse urumva ni ibintu nize imyaka myinshi ubu ngubu mfite ubumenyi buhagije muri byo so story niba ari yo yanditse icyambere nize iyo story icya kabiri niba ari giye ugiye ku directing uyu munsi mba nizeye ko ntabwo uri buze kunkorera ibintu ntashaka kuri kamera ngo mbyihorere bitambuke ngo kubera ko kugira ngo dusaving umwanya oya niba ntabishaka ubwo no kuvuga ngo iyo muri gukora casting haba harimo rigeri yo ku rwego rwo hejuru yego abantu 500 bose bakoresheje casting yego kandi bagomba kuza bari perfect kabisa byanze bikunze 20 muri 500 nabo ni intoranwa kabisa intoranwa so no kuvuga ngo wari ugiye kumbwira urumva ni rwo rugendo rwa Parunshitize na wenda n'ubwo buryo bwo none nashaka kubaza Parunshitize wenda tutarayigeraho kuko ndumva ni yavuba ubwo nuko niyo nahereyeho bwa mbere ntandika nubwo nayikoze vuba system niyo nshaka ko twongera dusubire hahandi inyuma gatoya muri icyo gihe warimo gukora za Parunshitize wabivuze ko wabyize nyine ni ibintu ufitemo ubumenyi wizeye ko ibintu ukora nyine ari ibintu wahuguriwe uhugukiwe mu mbabarire ikinyarwanda ni mugufi so ndimo ndibaza muri icyo gihe nta zindi movie wagizemo uruhare hagataho muri urwo rugendo kurumva ni imyaka 11 guhera igihe washutingiye iya mbere muri kubyumva kugeza uyu munsi hari performance wigeze ugira mu zindi movie cyangwa se uruhare mu zindi movie abantu wenda bazi nakoze mu mafilme agiye atandukanye wenda kuva icyo gihe za 2009 ubanza ntayo nakozeho ariko kuva nka 2010-11 nagiye nkora mu mafilme agiye atandukanye meme hari ayo naktinzemo menshi ajya gucuruzwa muri Kenya n'iki ngerageza kwactinga hano mu mafilme yo mu Rwanda amafilme yo mu Rwanda yo yaneye isereri bikomeye kubera ko najyaga nko muri casting bakambwira ngo natsinze casting then filime nkajya kubona yarasohotse batambwiye igihe ya shooting bakoze plan B harimo ikintu kitari cyiza na bukeya cyo kuba
guhamagara casting nka gutya abantu bakaza then ukasanga urumva Rafika aciye inyuma avugishije director uri kubyumva amakata avugishije director ntiwanshyiramo se urumva ibintu nk'ibyo director agavuga okay bitewe n'impamvu wenda cyangwa se hakaza baby w'icyuki kurenza uwatsinze casting cyangwa se uwo mubebe akaba ari easy to get to abantu bari buze kubyumva. Ibyo bintu muri movie birahari cyane abantu barabivuga. Ntabwo nzi niba uyu munsi bigihari kubera ko uyu munsi ntabwo nyitega amaboko muri ubwo buryo urumva. Ndavuga muri industry hari benshi babivuga ko bahura nabyo most of the times urumva, ariko ubu ngubu byibura nk'iyo casting yabayeho ntabwo bigikunze kubaho cyane, ahubwo nuko casting yageze aho imera nk'ihagaze, casting yageze aho amera nk'ahagaze noneho ama auditions abantu banyumve neza, auditions zageze aho zimera nk'izahagaze none umuntu akajya na casting. Casting ni igikorwa kigali cyo gushaka abakinnyi sibyo, bivuga ngo casting ishobora gukorwa mu buryo butandukanye, ishobora gukorwa mu buryo bwa auditions ari bwo bw'ubwo umuntu aza akerekana icyo ashoboye imbere y'umu casting director noneho bakamutoranya bagendeye aho ngaho. Hakabaho n'uburyo ushobora no kwandika script yawe ufite umuntu mu mutwe, ngiye nkandika script yanjye mvuga ngo iyi character ni Rafiki nta wundi muntu uzayikina, so nkahera ku miterere ya Rafiki, ku buryo ateye, uburyo avuga, uburyo agenda, imyitwarire ye, nkakora character muri filime yanjye ihuye na Rafiki neza. Icyo gihe Rafiki ababonye akazi ntiriwe njya kumubwira ngo ngwino nyereke uko bimeze. Igisigaye nuko ndi bwicane na Rafiki nkamubwira nti okay, hano nshaka kuzajya uhakina gutya, hano nshaka kuzajya ubikora gutya, urumva kugira gusa bihure n'ibyo ndi gushaka sibyo, ariko Rafiki aba yarangije kubona akazi. Ikindi nshobora no guhamagara kuri telefone, nabyo biremewe. Abantu benshi bazi ko ari ugucitinga ariko biremewe. Nkahamagara umuntu kuri telefone nkamubwira niko mfite character ihuza na nyine mfite character muhura, waje ukayinsomera gusa aho jewe ibyo ntashobora gukora ni ukuguhamagara gusa ngo ejo tuzahurire kuri set, utananyeretse byibura ko ufite niyo energy yo kubikora uri kubyumva. So icyo nkora nshobora kuguhamagara havuga nti hari character mfite kandi ndabona mwahuza, nta kuntu twahura ejo ukansanga swati kuri studio noneho ukansomera zimwe muri nyine nkaguhereza aga script gatoya ukakansomera nkareba uburyo watikira amagambo, uburyo acting yawe nkamenya niba ufitingamo neza sibyo. So ubwo rero ama auditions yageze havaho urumva, abantu bakajya bahamagara kuri telefone bantu babo basanzwe bazi bahamagara abantu kuri telefone. So ubwo niho wageze aho ukabona ikibuga kirimo abantu bamwe badahinduka urumva, nta tala yindi iri kwinjira cyashiri kuvuga urumva, kubera ko ntabwo ufite nimero za runaka, ntabwo afite nimero zawe, nta nubwo uri bumenye ngo habaye casting, wowe uzabona movie. So icyo kintu rero naje numva nshaka kukirwanya nyine kuko numvaga nshaka talent nyinshi yewe. Nigeze gukorana ikiganiro na Mzee Kennedy papa wa Rutura urumva, nigeze gukorana ikiganiro nawe kuri TV10 2016 I believe. Niwe arambwira ati ndi kumubaza se ubona, ndi kumubaza no kuri ibintu bya casting, ndi kumubaza ku bakinnyi kubera iki tubona abakinnyi bamwe tunamusuze cyane, ni umuntu twubaha cyane, buriya yitwa Mazimpaka like you right urumva. So arambwira ati nkubwiye ubukeya bw'abakinnyi dufite ntago wabyumva, yabivuze yenda nkukurira, ariko uvuga ati ibyo bintu abantu bivugisha ngo abakinnyi ngo babaye benshi ngo niyo mpamvu, aravuga ati nkubwiye ubukeya bw'abakinnyi dufite ntago wabyumva, dukeneye abakinnyi benshi cyane urumva. Icyo kintu cyangumye mu mutwe, wumve ko muri interview yose twakoranye icyo kintu nicyo kintu sofa nkibuka kuva 2016 urumva. Nahise mvuga uruhare rwanjye ruzaba uruhe kugira ngo cinema ibe diverse urumva, ibe diverse, tube dufitemo abantu benshi, bitari kuvuga ngo n'urugero nka kera iyo washaka umuntu ubyibuye yari nyina harya ni nyina mukarujanga wawo ndi muri Karujanga niwe wari ubyibushye right urumva.
uwari ubyibushye ninde ni Mukarujanga ni Mukarujanga. Mukarujanga so Nyinambogo nyine bamwita Nyinambogo kubera ko yari mugufi no Mukarujanga amazina yawe yari inverse urumva iyo wari ukeneye umuntu ubyibushye wahita ujya kwa Mukarujanga direct urumva uyu munsi muri new generation iyo ushaka umuntu ubyibushye uhita ujya kwa Masafa nakunze uburyo ubikoramo kubera ko ari itangazo ryo gukora casting ya Paru n'inshuti zurabizi nanjye narabipostinze kubera ko watanze itangazo rishakisha aba actors bari muri criteria wari washyizeho unabipostinga ahantu hose ariko nkaba ntajya mbona nyine izindi movie zikinwa wa mugani ibintu nk'ibyo step nk'izo ngizo ziterwa turi gushakisha abakinnyi binzana ku kibazo kivuga giti umuntu yiyumvamo impano yo gukina ko umucura kuza muri casting yawe nkaba nayitsindwa kandi ndi umukinnyi mwiza bibaho uri kubyumva wende nkeneye chance ya kabiri cyangwa se ya niya gatatu uyu munsi umunyarwanda wumva ko afite impano yo gukina movie niyihe nzira yoroshye wamubwira yo kunyuramo kubera ko nkuko uvuze ngo abakinnyi ni bake ariko abantu bafite talent ni benshi cyane inzira yoroshye ni ntabwo navuga ngo hari inzira yoroshye kubera ko nanjye sinkunda inzira zoroshye urumva iyo zigiye koroha kenshi usanga ariho dukorera amafuti urumva iyo igiye koroha n'ahandi wumva ngo umuntu ngo yatanze iki kugira ngo ayabone iki urumva so gusa ubu ngubu byibura ntabwo bikiri nka mbere wenda amatangazo ya casting agenda aza nubwo atari menshi ariko agenda aza gake gake sibyo ikindi kintu nshaka kubwira abantu badukurikiye bashaka kwinjira muri cinema cyangwa bo kwitinya ngo bumve ko casting ari ibintu birenze sibyo icya mbere gihe ntabwo nkunze kuvuga ko umuntu yatsinzwe casting bo hari umuntu uza muri casting ko acting nabi kazwa are you sure ko ibintu ari byawe ari byo ushaka gukora urumva nta hantu hafunguye bari gushaka umuntu umuseriveri cyangwa ijya are you sure urumva wasanga n'ibirahuri yabimeye no right urumva so ariko hakaba n'unduza akagukonvenka ariko ukabona ntabwo feature yiwe ihuye na ya character ufite uri kubyumva so nuvuga ngo ntabwo turi bugendere gusa kuko uzi ko acting ahubwo turi bugendere ngo se uzi ko acting c'est bon uri munini two twashakaga umunini exactly uri kubyumva ni ukuvuga ngo muri movie niho hantu honyine ushobora gutsinda ikizami ariko ukabura akazi urumva gusa ikiza cya casting nyine aho izo auditions zibera nziza nuko iyo nabonye wakoze neza nkunota ahantu sibyo mwandika ahantu ku buryo next time character yawe nzaba nyifite mu tumaze kuba professional kuri urwo rwego ku buryo niba wo bikora umva nabandi ariko babikora ku buryo umuntu yavuga ati niba natsinzwe hano ejo nzaje kugerageza ahandi bo ntabwo navuga ko biri ku rwego rwize 100% ariko byibaraho uyu munsi bigeze uyu munsi bigeze byaba ari ibintu byiza yego byaba ari ibintu byiza kubera ko niba uje ugaperforminga mugana ugasanga uperforminze neza ariko kubera ko taye yawe cyangwa se isura yawe bitajyanye n'icyo bifuza niba hari ahantu izina ryawe risigara nukuvuga ngo aho hantu risigaye hashobora kuzaguha akazi muri movita cyangwa akagukorera ubuvugizi cyane kabisa rero iyo habaye habiri cyangwa hatatu ni already akazi uba wakabonye mu gihe cyegereye hafi ntabwo bikunze kubaho ko wakwitabira casting 3 utarabona meme ntabwo bikunze uri mwiza nako ubikora neza kubera ko most of the times aba casting directors ntabwo bakunze guhinduka cyane sibyo ubusanga Paru niba ari we wa castinze muri Paru inshuti ze ushobora gusanga ari nawe uri gukastinga mu mpanga ushobora gusanga ari gukastinga mu isi dutuye ubyumva so Paru iyo kubonye ugarutse mu isi dutuye yarakubonye muri Paru inshuti ze akabona ko ubashije iyo kubonye mu isi dutuye wenda kubera ko mu isi dutuye akenshi harimo diversity nini cyane mu isi dutuye icyo gihe mitamvuga nti uyu mwana nubwo twaba muzo turi gukastinga nubwo yaba atarimo urumva tumukorere byibure episode imwe tukayandika kubera wowe tugakorera episode imwe byibure bavuga ati ubanzuze ushowcasing tala yawe sibyo tugukorere ntuzimwe uze unyure kuri screen ubundi habaho
hari ama union hano ministeri yagiye ifasha abahanzi gukora, hari na union yaba actors. Twebwe antuka iyacu ntabwo ikora, niko ngewe navuga. Irahari ariko ni ikintu gihari hariya gusa, ariko ntabwo navuga ko hari uruhare kigira mu gukemura ibibazo by'abahanzi cyangwa se mu kubashyira hamwe kugira ngo bagire icyo bakorera hamwe. Byumva icyo ndi kuvuga. Mwebwe muri union yanyu bimeze bite? Natwe no mubona ifite akamaro abe nabukeye natwe nubwo donc abantu bose muri movie ntago bayiyumvamo, ntago bayiyumva. Ubu uretse na bose ntago nzi ko hari abayiyumvamo, nyine abantu babibamo gusa kubera ko uri buze kukenera ibyangombwa bakaguhereza recommandation, uri kubyumva. Ariko nta kintu na kimwifasha. Nanjye impamvu nanjye ndimo ndanditse, ariko ikintu gituma ako kantu nkagaruramo nuko ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ikintu gishobora gutuma ibintu byacu byihuta nuko tubasha kugeraho duhurira tugakorera hamwe. Ariko iyo hashyizweho nka union nk'izo ngizo ugasanga abantu barimo kuzitegura, niba ngewe ari ukuntu njya mbibona biriya bintu, hari igihe baza bakabikora kubera ko byemejwe muri ministeri cyangwa se mu nama y'abaminisitiri cyangwa se hehe, ariko bo bakabikora mu buryo bwo kwagura mission z'akazi. Uri kubyumva? Ugasanga ama union akora inama buri gihe, ariko result ntuyibone. Inama buriya ntigikorwa nta mafaranga yasohotse. Uri kubyumva? Nge mbona ko ari yo mpamvu mu muziki no wenda no muri movie nk'uko bivuze icyo kibazo kigihari. Abantu bari muri ziriya nzego baba bamesanga nk'abashaka kurya amafaranga ya leta, ariko nta kintu bakoze. Barateranya inama yo isare yuzuye, bafata amafoto bakore report. Uri kubyumva? Mwe mwahageze muvuga ibi nibi bakoze report sava byarangiye, ukazategereza ikihe kintu kizakemukira ukakibura. Yewe iburyo mbibona ni ikibazo gihari. Nta nyigo ifatika yigeze ikorwa mbere yuko bakora ama union. Sibyo? Abantu bimeze nka ya makoperative. Abantu gusa bashaka kwibumbira hamwe ariko ntibazi icyo bagiye gukora nibamara kwibumba. Uri kubyumva? Kubyumva bibumbye gusa kugira ngo runaka nadushaka zamenya dukura, kubera ko ari itegeko wenda cyangwa se kubera ko ari itegeko. Uri kubyumva? Nta kindi kintu, ntago ari kuvuga ngo ni ibintu bafite structure ihamye yo kuvuga ngo tugiye gukora iki muri bwa bumbe bwacu. Urumva? Niyo mpamvu ubona uyu munsi abantu turimo turakora icyo bita independence movies. Uri kubyumva? Independent movies. Urumva? Movies zigenga, atari ikibazo cyuko tutakakoze movies za studios. Urumva? Ariko ikibazo turayipitchinga he. Uri kubyumva? Dufite urugaga ariko turayipitchinga yose. Urumva? Jewe ndabyibuka 2020 niba tari covid itangiye kugenda gakeya. Urumva? Naganirije abantu, ntari buze kuvuga amazina y'abantu. Nganiriza abantu bakomeye muri sinema. Sibyo? Mbahereza ide, reka niyo ide ndanayivugira hano kwanza na leta izayibone byibura. Leta ni nayikora twese tuzabenefit. Sibyo? Na generation zidukurikira. Urumva? Mbahereza ide. Ndavuga nti jewe iyo ni idege nanditse. Uri kubyumva? Naguhereza n'impapuro ariko nta zina mfite rihagije ryo kujya muri ministeri ngo babwire ngo mu finance yide. Uri kubyumva? Ndavuga nti mwebwe ko muri abantu bafite izina rikomeye, mufite naho muri leta igera. Uri kubyumva? Kubera iki mutakora iyi projet mukavuga muti dushaka kujye dufinansa byibura filime 5 mu mwaka. Sibyo? Dufite ama festival menshi ajyamo amafilime ku isi yose. Abanyarwanda bamaze kujya mu festival menshi cyane, maze kuyatwara ari benshi cyane. Uri kubyumva? Noneho iyo projet mukayipitchinga kuba bishinzwe muri leta, bavuga ati twebwe dushaka kujya dukora filime 5 mu mwaka. Sibyo? Nimushaka muduhereze wenda 200,000. Noneho filime tuyigenere 40 muri izo 5. Filime tuyigenere 40. Ntago ari kuvuga ngo zose buri mwizaza itwara 40. Hari izaza itwara 20, hari izaza hakaba n'indi wenda izaza itwara 60. Sibyo? Izo filime zikorwe neza. Hariho n'ibikoresho leta yazanye biraho biryamye. Uri kubyumva? Bya sinema. Urumva? Biraho biryamye.
amakamera amamashini biraho biryamye uri kubyumva kubera iki ibintu leta ubundi ni twebwe niko bavuga yego kanjyanire hanze gafungurira hari agashaka gusohoka azagakata ya leta ubundi ni twebwe nibaza impamvu leta akenshi nibyo byandi nakubwiraga abantu bakora ibintu nka formule kugira ngo babonemo amafaranga runaka ya misiyo cyangwa se y'injyaburo cyangwa se y'iki ariko ikintu bari bagamije gukemura ntibazigere bagaruka no kura ko hari icyakemutse uri kubyumva ngabambwira nk'ibyo bintu byaguzwe ntabwo ari ubwa mbere leta iguze ibintu ntibikoreshwe bikazasaza bigapfa ubusa leta yarabitanzemo amafaranga menshi n'ukubera iki n'ukubera ko umuntu uba waragiye kubigura aho ngaho harimo ibintu byinshi harimo isoko ryo kujya kubigura uri kubyumva harimo inama zo kwemeza ibizagurwa uri kubyumva ni ibintu byinshi birimo amafaranga agenda ajya mu mifuka y'abantu noneho icyo ngicyo akaba ari cyo bashyira imbere kurusha ikibazo bari bagiye gukemura ngewe urya amafaranga nta kibazo ariko ikintu bagutumye gukemura making sure ko kugikemura nta wanze kurya ariko rya wanakemuye icyo gikemura noneho gusa hariho nk'igihe usanga ababishinzwe muri leta nyine ugasanga babihaye nyine baravuze bati twebwe tuzanye ibikoresho bakabihereza abo babishinzwe niba ari abasinema niba ari bati mwakire tubabaye ibikoresho ubwo inama nyinshi twajyagamo duhura n'abayobozi twarababwiraga ntabwo dufite ibikoresho bihagije ntabwo dufite ibintu n'ibi bihagije uri kubyumva so si icyo kibazo mufite reka tubazane ibikoresho tubibahereza uri kubyumva already ahantu bipfiriye naho ngaho kuki hatabamo procedure yo kumenya ngo aba bantu tubazane tuzana aba director baze batubwire dukeneye ibi nibi turashaka kubikoresha muri ubu buryo hakabaho ikintu cyo kujumpinga ugahita ujya ikintu cyo gutuma ibikoresho umva rero ikibazo gihari sibyo ubu byibura muri leta hamaze kujyamo abahanzi reka tubyemere numva ariko nabo bari mu nshingano zitandukanye n'izo bahanzi ikintu cyiza ubushize avuga ati dukeneye nk'umudepite hariya urumva uhagararira inteko y'abahanzi nibyo nanjye ndi kuvuga urumva ninde musineyasi uri muri leta urumva ninde muraperi uri muri leta uri kubyumva none se umuntu ugiye kukuvugira azi industry yawe uri kubyumva umuntu ugiye kukuvugira ntago azi industry yawe niyo mpamvu badukoresha inama hariya urumva badukoresha inama hariya tukazitabira hakaza Musa twagiye badukoresha inama hariya tukazijyamo tukazitabira hakaza abantu bazanye utu agenda urumva n'udukaramu uri kubyumva barangiza bati nimutubwire harya buriya ngo bimeze bite ubyumva bakanota ibyo tubabwiye nta nubwo tubyinjiramo muri deep kuko nta mwanya uba uhari urumva ujya no kwaka ijambo akubwira ngo time uri kubyumva utwo tubahaye banditse muri agenda nitwo bagenda bagapicinga hari imbere wenda y'umusaza cyangwa imbere nyine y'ababishinzwe urumva muri sinema hakenewe amakamera hakenewe ibi n'ibi mu muziki ni studio gusa babura ariko ibindi barabifite uri kubyumva none se oya ngewe nanjye njya mbibona nk'iyo his excellence ari mu nama agahagurutsa nk'umuntu wenda nko muri RDB cyangwa se muri ministeri mu bashinzwe iby'ubuhanzi vraiment ngewe iyo basubije ntago njya nyurwa iyo bamusubije ntago njya nyurwa kuko numva ntago bakoze ku nyota yanjye uri kubyumva njye ndaguha urugero njya ntanga buriya iyo YouTube itaza cyangwa n'ibintu byo gucuruza online sinema yacu yari kuzarokoka ryari cyari kuba ikibazo aho niho music iri uri kubyumva aba banners barahari mu Rwanda hose bro ntushobora kujya mu muhanda w'umumotari batakuza udasanzwe utari mu mashyirahamwe y'abamotari ntibishoboka uri kubyumva nuvuga ngo imyuga yose abantu bishyize hamwe ahantu ibintu bikiri mu kajagari ni mu bucuruzi bw'ibihangano kubera iki
kubera iki RDB buri gishora amafaranga menshi mu gutegura izo nama no mu gutegura amasemineri yo kwiga kuri ibyo bintu kuko nishinzwe kureba uburyo twabikuramo inyungu ukubyumva ariko ugasanga inama zirabaye ariko nta gisubizo na kimwe kirimo kuvamo bigera ahantu ngiye mu mutwe bikanshanga urumva ni gute abadiske bana bakirimo kubaninga mu makaritiye hirya no hino ubananiwe kuvuga ati ibintu tubishyire ku rwego rw'umurenge umurenge ujye ubuzi aba banners bawurimo umenye umusanzu batanga ku mwaka njye narababwiraga njye no mu nama narabivuze naravuga ati ayo mafaranga umubana wese azajya atanga ku mwaka muyagize mu kigega cy'abahanzi uri kubyumva nagira mu kigega cy'abahanzi wenda njyewe ntabwo nizi iby'ubukungu n'iki ngo menye ngo abahanzi tuzayabagabanya gutya ariko icyo muri kubabwira already mu kigega cy'abahanzi harimo amafaranga ntabwo umuhanzi azarwara ngo tujye muri fundraising uri kubyumva ntabwo umuhanzi azagira ngo intuzi ibyago ngo tujye muri fundraising kuko tuzaba dufite amafaranga ari hari ashobora kugoboka umuhanzi uri mu bibazo umuhanzi ufite projet abashobora kuyipresentara bakamuha amafaranga uri kubyumva ni igitekerezo ngiye narimo gutanga wenda ariko hashobora kubaho n'ubundi buryo bwo kuyagabanya abahanzi wenda tuvuge uri kubyumva ko nta yabo urabyumva ariko ikintu nk'icyo ngicyo Elisayu urabizi Elisayu igihe imaze mu Rwanda uri kubyumva imaze urabizi inama imaze kudukoresha ni inama n'akanama ni gute ibyo bintu biba byarabananiye ari ibintu bashobora kugira gutya ngo ikibazo rero iyo bagiye kubikora gutyo urumva nabwo babishyiramo politike nyinshi cyane bikagonga bamwe nibyo nkubwira so bo ikintu bari kwanga urumva uyu munsi tumeze nk'abantu urabona hari uburyo umuntu areramo umwana ntamurere mu by'ukuri ashaka kugira ngo uwo mwana azavemo icyo uwo mwana yishimiye ahubwo akamurera kugira ngo wowe nk'umubyeyi azavemo icyo wishimiye uri kubyumva ukabuza umwana kujya gukina umupira ngo atagaruka yiyanduje uri kubyumva kandi uri kubyumva so ugasanga babishyizemo politike nyinshi cyane uwo mwana namara gukura uzambwira ati ariko nk'ubu wabuze n'akazi urumva wabuze n'akazi utangiye kumushyiraho inyura ari wowe wamubujije kuba kandi nta kintu yigeze yexplora mu buzima bwe urumva nta nubwo azi ngo arakora akahe kazi ntashobora gufata list ubyumva ugasanga n'ibyo yize ibyinshi niwe wabimuhitemo urumva afite n'ubwo bwo gufata risk kubera iki ntiyigeze anakina football by'ubura ngo avunika amenye ko iyo risk ibaho ariko yateye ishoti uri kubyumva twakinnye football waravunikaga ariko wavunika watsinze igitego iyo mvune ntago wayumva uri kubyumva wumvaga ko imvune yawe ifite ikintu yakoze uri kubyumva so niyo mpamvu jewe ntabwo nshaka ko abantu babyihutisha ngo kubera ko twabivuze urumva kubera ko abahanzi babivuze bahita babyihutisha ngo ubwo ngo niba abahanzi babishaka mushyireho ibi ngibi bahita bamanura iriya mirongo yabo bamanure gutya ubyumva icyo gihe natwe biri buze kutugonga none se ubu ntibarimo baratugurisha drone barenze bakatwaka ngo asiranse ya miliyari ubyumva umuntu atanga ibyo bintu bimeze bite ubyumva so ni ukuvuga ngo ntabwo turi kuganiriza abagenerwa bikorwa ntabwo turi kuganiriza n'abakora ibyo bikorwa sibyo ngo tumenye ngo byagenda gute turi gushaka kwiyorohereza akazi urumva ubwo ndi kuvuga abo babishinzwe bari gushaka kwiyorohereza akazi urumva nitujya muri bino bintu by'abahanzi bihora bihinduka urumva ntumenye ngo uri kuri top uri kubyumva so ibyo bintu nitubijyamo gukora raporo bizatugora uri kubyumva so ni byiza ko dukubita hariya ikintu ubishoboye akaba ari ubikora uri kubyumva uyu munsi turimo turafasha Visit Rwanda kwamamaza u Rwanda ntago itwishyura sibyo urimo urajya gushutingira muri Nyungwe ukanyuzamo akadrone reba nk'iyi video ya BoPro urumva naho kama na Afrique ubonye landscape ifite nimve ni isi nijoro uri kubyumva umuntu nayibona ari ahandi hantu aravuga ati hariya hantu ni mu Rwanda ntabwo RDB igeze imwishyura urumva ariko ari gufasha kwamamaza u Rwanda noneho umukuriyeho drone none se iriya landscape tuzongera kuyibona gute uri kubyumva bayikuyeho oya nyine ubwo uzajya abasha kuba afite ya assurance ni uzajya ayikoresha ese uzajya ugura drone assurance nangahe miliyari oya
Nese iyo bashaka bakavuga ati drone ntiyemewe aho si byose ndi kuvuga tukomeza tukamenya ko mu Rwanda tukora gakondo ubyumva so ibyo ngibyo ariko ngiye mba numva nyine n'umuntu uba wafashe icyemezo ariko niba navuga atakoze assessment none se assessment ikora hari uwigeza kwegera ngo akubaze ngo urabitekerezaho iki none se ureba nk'icyo kintu uvuze niba uvanye drone ukayivanaho ahantu nyaburanga abahanzi nibo ba mbere ba muri iki gihugu amafaranga yose leta yatanga muri za Arsenal na za hehe ntacyo byatanga mu Rwanda hatari abahanzi n'abanyabugeni bakora ibintu biranga u Rwanda ese wa muntu naza mu Rwanda akabura ibikorwa mu Rwanda noneho harimo na u Rwanda rwamamajwe muri Arsenal yaza mu Rwanda akabura ikintu twerekana uzambwira ko mu Rwanda harimo iki uri kubyumva harimo na contradiction uri kubyumva kubera ko nka RDB hari inama twigeze gukorana baratubwira bati tugiye gukangurira abantu n'inzego za leta kuzajya babaha ibintu byose n'ahantu hose mwifuza gukorera uri kubyumva njyewe icyo nemera ni iki uburyo mbyumvamo antuka drone kuyihagurutsa uburyo wishakiye ntago ari byo rwose ibyo nandi ndabyumva ariko hari inzego zitwegereye kugenda kugera no hejuru wakagombye guhugwa uburenganzira izo nzego uri kubyumva ahubwo icyo ukakigira nk'amande y'uwayihagurukije atanyuze mu nzira agomba kunyuramo niba ndi Kicukiro ndandikira polisi nyibwire ati mfite cuti umunsi n'uyu nzakoresha drone aha n'aha polisi nayo iguha iminsi ikareba aho ikanagenzura ya drone kuko niba ibyo uri kwibwira ibyo iri gufata iguha iminsi ikareba aho hantu nta kindi kintu kizaba gihari nta bintu bya leta bizabangamirwa nta bindi bintu bya biri kuhakorerwa yabona ntabyo muri gahunda yayo igahita gusubiza ukazamura drone yawe naho se urumva icyo erega ntago abahanzi icyo namande ubundi yego ntago abahanzi banze gukurikiza amategeko sibyo kubera ko niba byanga guhanwa byo nubundi ni nk'ukundi wese yakwanga gukurikiza amategeko bihano sibyo ariko abahanzi bo gushyirirwaho imbogamizi urumva ni kuvuga ngo leta y'ubwayo umuntu uba wafashe icyo cyemezo ntabwo ashaka ko urabona isi ahantu iri kujya ibintu bijyanye n'amashusho urumva ni ibintu biri gutera imbere cyane kandi biri guteza imbere n'ibindi bihugu byinshi tutari tuzi ubwiza bwabyo uyu munsi ubibona kubera amashusho meza yafashwe muri ibyo bihugu uwo muntu nawe ni ukuvuga ngo abadushyize kuri mbese umuntu uba warakoze icyo kintu reka mubwire ikintu aba yakoze uba wavuze uti sinema n'umuziki n'ibijyanye nabyo ntibigume aho ngaho none so cyangwa naho byari biri n'ibisubira inyuma rangaje zabo ntuzizi uwavuze ngo mucerezeza zangahe rangaje zabo ntuzizi ubyumve so nuvuga ngo nk'umuntu ashobora kujya nko muri civil aviation wenda igatanga ikibazo bivuga ati ariko hari igihe tujye kubona tukabona indege zahagurukiye zose icyarimwe ntitumenye niba ari izihagurutse i Kanombe urumva ako kavuyo bimeze bite urumva twajya gucekinga tugasanga na amadrone ngo y'abantu bari gukora ngo amavideo ngo amafilime ngo ibiki urumva hagahita haza wa wundi wabacezereza ngahe ibyo bintu mubyihorera uri kubyumva haryo ubundi n'ibiki ibyo se ku buryo byabangamira intuzi oya ibyo ngibyo mukureho ubyumva urumva babacezereza ngahe ni benshi barahari uri kubyumva kandi kibabaje sometimes bari mu myanya ikomeye badufatira ibyemezo so urumva rero ni imbogamizi ikomeye cyane ku iterambere nyine rya art mu Rwanda urumva bizafata igihe wenda ariko haramutse habonetse umuntu uvuga nawe rikijyana ariko akaba nayo ni imwe muri failure za leta navuga ngo leta muri politike zabo zo guteza imbere ibintu bijyanye n'ubuhanzi wanakivuze twagombye kuba dufite house ya production uri kubyumva unavuga utwenda tugaproducinga movies esheshatu ku mwaka za supportinzwe na leta uri kubyumva ariko ni ukuvuga ngo
iyo house producing izo nzu izaba ifite ibipapuro byose bituma ishobora gutunga n'ibyo bintu. Hari uburyo bwo gukemura ibibazo rega niyo avuga ati ibyo bintu by'amadrone ubundi ntimubyihorere, ariko ugashyira uvuga ati mufite house yanyu ifite ibyo bintu byose, ukeneye gukoresha drone nahangaho unyura. Uri kubyumva nk'umuhanzi. Icyo gihe rero iyo house bizasaba ko leta ibifitemo imbaraga, urumva, kubera ko niba ari nibiza niza ari ya leta nta kibazo, ariko nibiza ari nka business y'umuntu ku giti cye uzajya ujya guhagurutsa drone nawe wamuhaye indi miliyoni. Nyine ni kuvuga ngo leta irabikora. Urabona ukuntu borohereje ikibazo cya gaze, abaturage bose bashobora ku affordinga gaze. Uri kubibona nako yanabikora kuri icyo kintu, kavuga iti iki kigo nicyo cyemerewe amadrone. Uri kubyumva wowe niba uri umuhanzi ukabanyuze muri za union no buryo bashobora no guhana izo union n'imbaraga yewe baguhaye ibipapuro n'ibiki ukagira muri house ugatanga urupapuro rwawe rwavuye muri izo union, bagomba kuguhereza ibyo ushaka byose muri production. No kuvuga ngo niba icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo niba leta sponsorinze movie esheshatu muri bwa buryo buhambaye bw'ibikoresho byose, na wa undi ushaka gushora amafaranga ashobora kuyashora muri bya bikoresho n'ubundi bikaba byakora n'iya 7 yego yigenga, n'iya 8 n'iya 9 n'iya 10 cyane. Ibyo rero nibyo biteza imbere uruganda. Kubyumva noneho ikindi basigeho kusaba abantu bose ngo bajye mu union, urumva, basigeho gusaba abantu bose ngo bajye mu union, bajye mu makoperative, mu gihe izo koperative nta kintu ziri kubafasha. Nureba ama ministeri nayo izica amazi. Exactly. So nureba nk'ama union, nureba nk'ama union yo muri Hollywood, urumva, ntabwo umuntu ari ujye gusaba kujya muri union, urumva. Niyo usabye wowe ukajya ugasaba, ubahereza CV y'ibyo wakoze biri independent, bakareba bakavuga ati kuko bo bafite icyo bagufasha. Uri kubyumva, bafite nta muntu wageze muri union yaba yabanditsi yaba actors cyangwa aba producers cyangwa aba directors muri Hollywood, niyo wakora film imwe mu mwaka iragutunga. Uri kubyumva, muri union ngo uzakene, ntago wagera muri union ngo uzakene, ntago bishoboka, urumva. Iyo barangije kukwemera rero kujya muri union, urumva, nuko nabo bagiramo ibyiciro bikagera no mu ma premium nyine, urumva. Iyo bamaze kwemererwa kugera muri union, icyo gihe biba byabaye uvuga uti ese njye njya nibaza ibintu uri kuvuga birumvikana, ariko ikibazo cyoroshye njya nibaza ni nk'ubu nka Elisayu kwishinzwe gushakisha inyungu mu by'ubwenge mu byo twakoze, niki wayibaza ngo mu kigega cy'abahanzi harimo angahe uvanyemo inkunga RDB baha cyangwa se n'imisanzu n'abandi bagenda batanga, ngo mutwereke amafaranga mu byo mumaze kubyaza umusaruro mumaze kubyaza ibihangano nangahe bayavuga. Kandi ugasanga turimo turazana abahanzi ngo bavuye imihanda yose hano tukabahereza amafaranga y'umurengera, urumva. None ugasanga uwo muhanzi niba ari Elisayu, niba ari RDB, niba ari iki, nta nindi kuko ubusanga kenshi aribo babazanye, byumva. Ugasanga nta nindi nta n'ukundi gukurikirana, nta follow up ibayeho ngo bavuge ariko ko dufite abahanzi wenda uyu munsi bari, urumva, bari muri A-listers n'urugero, urumva. Ni gute wenda studio label y'uyu muhanzi yatangira gukorana na label y'uyu muhanzi w'umunyarwanda tukareba niba hari icyavamo. Oya, ibyo ngibyo byo ni kure, aho ngaho ugiye kure, ntago aho ngaho rwose, aho ho nimbari. Ariko still hari erega abantu babishatse, hari ibishobora gukorwa. Nakubwiye ngo ministeri yashyizeho ayo ma union ni nayo ituma atagira imbaraga, kuko nkuko nabikubwiye iyo baza kuba barakoze n'uburyo wabivuze uti ngemba muri union kugira ngo nge nibonera ibyangombwa igihe cyose mbishakiye n'iki, ariko nta kintu mbona ngo union izakemura iki. Uri kubyumva, icyo cyonyine ni ikibazo gikomeye. Ministeri rero yimaze gushyiraho ayo ma union niyo yagombye guhita ikurikirana ikavuga iti izi union zigirira akamaro abahanzi, ibihangano byabo bivemo amafaranga. Iyo union imaze gutangira kubyaza ibihangano amafaranga, mu kigega cyayo harimo amafaranga, bishobora gufata ibyemezo, abahanzi bashobora kuyiha agaciro, kuko umuhanzi uzagira ikibazo azayitabaza. Uri kubyumva, muri projet zawe izagushyigikira. Uri kubyumva, ariko surambwira ngo nk'ubu ngubu wambwira ngo ni igiki yagufasha, wambwira usibye ibyangombwa. Nkunze kuvuga ngo uyu munsi sinema inyuma ya Perezida wa Repubulika
ni rwo ruganda rufite ibikombe byinshi mpuzamahanga mu Rwanda. Yego muziki se? Yego umuziki mani dufite Kora Award zingahe? Si yawe gusa. Oya Kora ni ya Samputu njye mfite Pama Award. Ufite Pama Award nyine, ariko nureba urumva amawadi murabifite, nureba amawadi urumva ari international afitwe n'abahanzi urumva ni makeya kuyinoza uri kubyumva. Ariko nanone nureba nanone awadi umuziki ufite ziri international urumva ni nyinshi kurenza iz'Amavubi uri kubyumva. Ariko ni bande bashyirwamo amafaranga dushaje twana iyo topic reka duhindure noneho abantu ababyumva barabyumva n'ubikurikira nawe uri muri undi cyo turabitugaragaza ikibazo abarimo bakaba bagira uburyo bikosoramo n'uburyo bareba uburyo bagerageza kudukorera ibintu bikagenda neza. So Paru abantu baravuga bati movie zo mu Rwanda murakifata cyane. Kwifata no kuvuga murifata cyane ngo ntago warya akantu ntago wasomana bimeze bite? Ko numva hari expression ibura urumva ibaze ko ibyo bintu hari 2014 hari umuyobozi nawe ntari buze kuvuga izina wigeze kuduhamagara twakoze filime urumva yari irimo ibyo byose araduhamagara twumvisha uburyo ngo twishe umuco urumva. Iryo jambo ryo kwica umuco sinzi impamvu abantu benshi bari kurikoresha baryitwaza mu bintu byose. Ndamubwira nti rero niba nshaka kugira icyo nkemura, niba nshaka kugira ikibazo nkemura, ngomba kubanza kwerekana cya kibazo, sibyo? Ntabwo uri bujye kwerekana ububi bw'uburaya uterekanye indaya, sibyo? Abantu bashaka ko ibintu byose tuza twabivuga mu magambo urumva. Kandi wa mwana uri indaya, kandi wa mwana we dore uzarwara sida ati kandi dore biriya bigabo bizagutera ina. Uri kubyumva? Nese iyo ni sinema kwe. Uri kubyumva? Twebwe tukora ibintu biri visuel, sibyo? Nabanga kubikora nuko abenshi batazi uburyo biri buze kwakirwa na public urumva. Hari umuntu twari kumwe nijoro ari kumbwira ngo hari ngo video ngo twakoze ngo umuntu yica ndamwicishije umusego urumva. Ngo shangira video banyanguri traumatiza ngo ubuse ngo nta kuntu mwajya mubikora ngo abantu batisha abandi. Icyo gihe ugiye kunyandikira script kandi ufite script ye yanjye nanjye, sibyo? Niba nshaka kwerekana ubuhemu kujya udashaka ubwo buhemu mbushyiramo, ntabwo tubizi ko abantu bica abandi se kujya udashaka ubwo buhemu mbushyiramo. Uri kubyumva? So ntabwo ndi bujye ninjya kuvuga indaya ndi bukenera umukobwa uri buze gukora ubwo burayi, sibyo? Kandi mbwerekane ku buryo biba disgusting urumva. Biba disgusting ukamubona kuri screen ukanamwaho ukavuga ati uyu ni mbaya kabisa. Uri kubyumva? Ku buryo umubona akajya digata abagabo bene haka urumva, agafata rafiki mu bwanwa akamunyuzaho urimo akazamuka hejuru urumva, akamumanuka akamusundiraho uri kubyumva, akamukora urumva, ku buryo umuntu ayireba nyine ari akifata ariko uriya buriya siko ateye n'ubuzima busanzwe. Uri kubyumva? Ngiye nkunda iyo umuntu nk'iyo natinze ibintu abantu bakambwira ngo kandi ngo niko uteye n'ubuzima busanzwe, ukuvuga ngo babaguye muri karakteri banakoze akazi kanjye neza urumva. So ibyo bintu rero ni imyumvire y'abantu urumva, ni imyumvire nko mu mafilime yanjye yewe abantu barisomanira nta kibazo ngira urumva. Mu mafilime rwose mu mafilime ya para abantu barasomana. Ntabwo nkeneye kuvuga ngo runaka n'umugore wa Paro cyangwa n'umugore wa Rafiki, ariko uburyo asuhuza Rafiki nibwo asuhuza Paro, nibwo asuhuza Bakti, nibwo asuhuza undi muntu ari wese urumva. Nibyo nakubwiye uraza kubona urumva uri buze kubona iyo connection y'umugore n'umugabo gute urumva. Hari connection yakagombye kubihari nk'umugore n'umugabo cyangwa se nk'abasheri. Uri kubyumva? Noneho uburyo uri gusuhuza sheri wawe ni kuri gusuhuza na mama wawe, ni kuri gusuhuza na mushiki wawe. Ibyo bintu turabatandukanya gute? Movie zacu
yeah amarangamutima aramanuka cyane aramanuka niba ari abantu bari gukina urukundo ntabwo rubona. niyo mpamvu rero usanga twibanda muri drama gusa bya bindi abantu bikubita bakifata gutya akajya yikubita gutya urumva tukavuga amagambo menshi gusa ariko nta kintu turi kwerekana urumva. So icyo ngicyo rero hari abantu benshi batabikora bitewe nuko bavuga ngo ese audience yacu irabibona gute urumva. aho icyo gihe audience yanyu ntago muri kuri kuyikurugutura sibyo kuko audience nyine niba mwarayimenyereje ni audience batinya cyangwa batinya ubuyobozi n'ubuyobozi urumva n'ubuyobozi ariko akenshi biba ari kuri audience kuko ubuyobozi ni uguhamagara kuvuga ngo wishe umuco gusa uri kubyumva ubundi mukajya mu mategeko meze urumva. uko byagenda kose tuba turimo turashaka gutanga ubutumwa sibyo. ubutumwa ntago wabutanga utari kwerekana ikibazo. Erega na movie mwese ukinnye movie umuntu wataye umuco reka tuvuge ko tutawutaye ukinnye movie umuntu wataye umuco undi wayikinute wamugani niga wamugani wayikinute. So urumva ni bya bindi twavugaga urumva byo kugira ngo abafata imyanzuro barayifata kugira ngo ubuzima bwabo borohere raporo zorohe uri kubyumva ejo atazajya kubazwa ngo ariko ngo runaka raporo ni ibintu byinshi vraiment ni ibintu byinshi cyane bituma ibintu bitagenda neza. babanga kuvuga ngo ariko ngo ejo ngo nibambaza ngo kubera iki ngo bari ngo basomanye nzabisobanura gute kubera ko utabyumva ntago uzabasha kubisobanura ariko nubyumva nkuko mbyumva giye wabyanditse uzabasha kubisobanura kandi n'ubisobanuriye uzabyumva. umuntu wumva kuzabibazwa wagombye kubura aho ngaho wundi n'umuntu bizi ibyo bintu sibyo kugira ngo niba bikubaza uzabisubize mu buryo buribwo urumva. umuntu ashobora no kubaza ikibazo kadidimanga ugatuma tugiye gukora filime ngo y'umuntu ngo wafashwe ku ngufu urumva ariko ntago ushaka ko umufata ku ngufu amujya hejuru none yamufashe hehe ku ngufu. ibyo bintu turabisobanurira gute audience ko umuntu yafashwe ku ngufu tutabibonye. Niryo jambo numvisha abantu bari gushaka kuryanga ngo bashaka ukundi kuntu babyita gufatwa ku ngufu wari ukuntu babyoroheje singire ngo bari ku ngufu se n'ubundi singire ngo se ni he baba bagufashe utabishaka. Mwese nge sinshobora gufata ukuboko gusa ku ngufu umfashe ku ngufu ubu kabaye taragera no muri rimbo n'ubwo turasohoka hano tujya muri rimbo. hari igihe nigeze guseka polisi yarimo irasobanura amategeko nyine ya harassment n'ibyo ngibyo none uribuka muri bisi ziriya bisi nini hari ukuntu bashyiragamo abantu mugasanga mwese murahanginze gutya muhandimo hagati muri koridoro niba umugore akuri imbere urumva nyine uri kubyumva iyo ni case ni icyaha kandi motari nagera kuri ntuza agafunga feri bikagenda gutya bakamuripota bakamwituraho ni harassment. So anyway muri movie zawe wowe bibamo muri frame gusa bigomba kugendana na story ntago ndi gushanga abantu baza gusa basomane bidafite impamvu cyangwa ngo bakora ibyo byose bakora bidafite impamvu sibyo bigomba kugendana na story kuko nshaka ko story yanjye iba believable. Ikindi kintu abantu baza bajudginga ibintu kubera imyanya barimo bajye babanza batekereza anyway nuko nibyo bintu rega ntabyo babazi hari movies nyinshi zagiye ziza gukinirwa no mpuzamahanga zibiherewe uburenganzira na leta zikanakoresha n'abanyarwanda zirimo ibyo byose kandi bo ntago bababwira ngo byagenze gutya na gutya. Bibuka movie ni Chanel irimo movie menya bafata Chanel ubona ari ibintu biri kuba bien. Hari umuntu wigeze wumva avuga ngo bira bintu ngo kwa inshuti yawe narabwiye ati ariko se buriya nta ati wapi biriya ni ibintu baba babikoze neza urumva ni iki ariko ikintu bashaka kuvuga bakakigaragaza neza. So urumva hakenewe ko abantu bari mu nzego zifata imyanzuro zifata ibyemezo baba bafite izo skills. So Paru n'inshuti ze yakiriwe gute?
Paronshuti tenga inshuro enye Yeah, urugendo rukomeye Cyane. Paronshuti ze igera hanze. Paronshuti yakiriwe neza, ndanashimira abantu bayikunze, ndashimira abantu bayirebye, yakiriwe neza cyane. Ubu ngubu turimo turanategura gukora season 2 ya Paronshuti yego turimo turategura gukora season 2 ya Paronshuti n'izindi project ziri ku ruhande nazo wenda nzababwira nyuma. Ariko Paronshuti iri mu project ari imbere ndimo nategura kugarura. Izaba ifite no episode nyinshi kurenza yari ifite bwa mbere, uko bwa mbere nari meze nk'uri mwigerageza ndebe base abantu bari buze kuyakira uko nubwo nayirekuye icyo gihe ntabwo nubundi yari yagahura n'intekerezo zanjye. Ariko naravuze nti enough is enough, reka njye ku yindi step. bura perfection ni umwanzi wa action. Urumva perfection is an enemy of action. Urumva iyo ugiye kugenzura cyane buri gihe ureba ngo buri kadomo hari utudomo turiho hari urugero ruba mu mugani wa biza kurangira ntacyo koze. Hari urugero ruba mu mugani wa Kinyarwanda ruvuga ngo inkoni y'umwana ishira dondi. Buriya abashaka kuba perfect handa yigegena mu buryo abagegena akajya abona ntago biraba kwakunda ashaka gakomeza agegena akagira gasigara. Urumva so nanjye rero naje kujya uko pe nari umu perfectionist, numvaga nshaka ibintu byose bikorwa uko mbitekereza mu mutwe nta nakadomo kavuyeho. Ariko sometimes ucishamo make ukavuga ati bitewe nuko ntafite ibikoresho nkeneye nk'ibyo nakakombye kuba nkeneye mfite, ntafite ubushobozi buhagije nk'ubwo nakagombye kuba mfite ngo mbikore nyine muri ubwo buryo nshaka buri perfect. Reka ngerageze mbanze ndebe n'uburyo abantu babyakira. So babyakiriye neza biranandenga actually kubera ko nabonye kabisa uburyo kuri pressure yo gukora indi. So ubu rero ndimo ndashaka gukora indi igakorwa noneho wenda neza kurenza uko yari yakozwe bwa mbere, nkanabaha ama episode menshi ku buryo abantu batazagira irungu. Noneho nkaba ndi gutegura na season ya gatatu. Ibintu bikaze nabonye murimo ni ibiki? Ndabona basunika abantu mu ngorofani n'ikintu kimeze nk'ingorofani kirimo ibintu by'ibikamera basunika nkajya kubona nkabona biteye ubwoba bro. So niho iterambere rigeze rya sinema, aho umuntu adatinya gufata $200,000 akazishora mu gikorwa cyo gukora filme, $300,000, $100,000 ngahe uri kubyumva. Ntago abantu bari kutinya kuyasohora kubera ko byibura ubu bimaze gufata intera iri hejuru cyane. Yego bimaze gufata intera iri hejuru cyane. Urumva abantu barimo barakura amafaranga. Iriya movie ndi kubona muri gukora ni Inyarwanda. Y'Abanyarwanda. Yego. Yashowemo amafaranga n'Abanyarwanda. Yego rwose. Wow. Yeah. Ko biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Urumva umuntu ntago ari gutinya gufata kamera. Abantu barimo barabibona birarenze ntabwo tubizi muri movie yacu. So gusa ntabwo ari zo zonyine zihari. Hari iriya, hari yo Pascaline arangije nayo isa neza cyane, nayo yakozwe nka kuriya. Urumva hari nk'impanga ubu ngubu turi gukora imeze ni perfect cyane. Urumva ni amafilime menshi ari kugenda akorwa muri ubwo buryo, ku buryo ufata abantu bazobereye. Urumva nk'abantu turimo turakorana kuri set ni abantu basanzwe bakora amafilime ari international. Urumva hari filime yitwa Fight Like a Girl, ni filime ya Hollywood yakiniwe hano mu Rwanda no muri Congo. Urumva abantu bariyo n'ubundi nibo dufite na hano i Kigali. Urumva bayikozemo. Hari filime yitwa Afrikanda, urumva nayo yakorewe hano mu Rwanda no muri Zimbabwe. Urumva ni filime irenza abantu bazi kuyitega. Abantu barimo barakora kuri Afrikanda nibo turimo turakoresha n'ubundi kuri yo ntuze. Urumva so ni industry yacu irimo irakura cyane nubwo hakiri izo mbogamizi. Yewe biranambabaza kuba abantu batareba bakavuga ariko na nyuma yuko tubagoye baracyakora ibintu by'ibitangaza. Urumva abantu bakirya bakimara hagakorwa ikintu kizima, tukakijyana mu mafestivale mpuzamahanga tugatahana ibikombe bakatuba ati mwakoze neza. Ariko twagera hano iwacu batariko hari ibyo bya bindi byanyu murimo ni biki ngo ni by'amadrone uri kubyumva. So biba ari it's a shame actually. Ni shame kuba nyine wambaye ikireza atari kukibona ko kera to. So kandi turimo turafasha leta pe babyumve muri uwo mujyi. Ikinyarwanda ntago kiri kuba umupaka muri sinema.
harimo aho biba umupaka ariko hari n'ahandi usanga ntacyo usanga ntacyo bitwaye cyane gusa ni byiza ko abantu bamenya indimi zitandukanye kubera ko ntabwo turi gukora filime gusa ngo zizajye kurebwa n'abanyarwanda urumva after all abanyarwanda dufite 13 z'abaturage abumva ikinyarwanda ni 40 reka tuvuge 40 ariko izo 40 ntabwo ariko zose zizatureba sibyo so bivuga ngo dukeneye gutangira ku attractinga n'andi masoko atavuga ikinyarwanda kandi dore ko none na Hollywood iri kumanuka ikaza gushutingira mu Rwanda so bivuga ngo dukeneye none n'aba actors nabo batavuga ikinyarwanda gusa bavuga n'izindi ndimi kugira ngo iyo performance yawe nk'umunyarwanda uyigeze kure rega dushobora kuba dufite like aba next Lupita urumva dufite umunyarwandakazi witwa Umuhire Eliane yamenye abantu batangiye kumuvuga cyane twe twari tumuzi kera kuva mbere abacineaste twari tumuzi kuva mbere ariko niyo mpamvu bura nakira kiganiro cyanjye nari naragikoze kuri TV10 nuko nashaka kubijwi rya cinema so abacineaste bamumenye mbere ariko abandi banyarwanda n'irindi tangazamakuru ryatangiye kumwandika filime yakinnyemo igiye Netflix urumva afite filime yakinnye muri Netflix urumva nibwo abantu banyarwanda batangiye kumuvuga Eliane Umuhire urumva ejo bundi ibyo bimaze kumera nk'ibyibagiranye ejo bundi ajya muri Cannes niyo festival ubanza ya mbere ibaho nyine inkuru ya ubwo ndabiba ikomeye ku isi urumva ya filime so ejo bundi baza kumukastinga muri filime yitwa ngo A Quiet Place igice cya 3 iyo A Quiet Place azari gukinana na ba Lupita azari gukinana uri kubyumva still agera hano mu Rwanda ntagira umuntu umenya uri kubyumva that's a shame right that's a shame yagera hano mu Rwanda akaba bakitubaza ngo ese ngo ni bya bindi byanyu kandi ni ukuvuga ngo performance ye yatangiriye hano mu Rwanda urumva ariko biri gukura bigeze Hollywood urumva ejo bundi yari ari kumwe na Quentin Tarantino sinzo mu director muzi Quentin Tarantino urumva abantu bazi cinema Quentin Tarantino baramuzi niwe wakoze Django Unchained ya Jamie Foxx ikinamo Jamie Foxx niwe wakoze izitwa za Inglourious Bastard urumva niwe wakoze za afite filime nka 11 zakunzwe cyane urumva izitwa ngo za Hateful Eight n'izindi ni nyinshi cyane urumva so no mu director ukomeye muri US urumva muri Hollywood urumva ukoresha abantu bakaze gusa yarangiza mu bantu yemereye kwifotozanya nawe ni Eliane Umuhire uri kubyumva na respect Umuhire uri kubyumva so urumva ibyo bintu byose biba biri kugerwaho urumva Joel Karekezi afite filime yakoresheje miliyari uri kubyumva yego Joel Karekezi afite filime yakoresheje miliyari yayikoreye hano mu Rwanda urumva mu mashyamba ya hano mu Rwanda urumva ni filime ikunzwe cyane irimo yatrendinga kuva 2019 urumva iyo filime yanayihereye igikombe muri Facebook ya 2019 niba mbyibuka neza niba atari 2020 urumva ni na muzehe wakimwihereye urumva muzehe wacu niwe wakimwihereye uri kubyumva warangiza ugafata abantu nk'abo His Excellency yatanze igihembo nka kiriya buriya nuko abantu bamugora abatanze message nini urumva abatanze message nini dufite umusore witwa Mutiganda Wankunda urumva muri iyo festival n'ubundi ya Facebook ni iri mu festival akomeye cyane muri Afrika ndimaze kubona hanze tumaze kugira abanyarwanda benshi bakomeye muri byati urabona uriya yaciye igikombe cy'umwanditsi wa mbere muri Afrika uri kubyumva ariko yagera hano bakabanza ngo arya ngo byanyu mukora uyu munyamerika abapolisi bishe bamuteye George niba Floyd niba ari ikintu nk'ibyo buriya iriya image ujya ubona ishushanyije iri popira cyane umuntu wayishushanyije ni umunyarwanda really ndi kumwe na grand frère we hariya namuvugisha rwose ni umunyarwanda
umunyarwanda noneho njyewe yaramunyeretse mpita njya kureba kuri social media ziwe nsanga man ibintu akora birarenze kandi noneho industry yo muri Amerika iramwappreciatinga cyane ko bo bariya ni igihugu iyo hageze ufite ubwenge uri umunyamerika nyine ariko hano wa mugani hano n'uwo muntu nitumuzi. So urumva rero ni ikibazo gikomeye urumva byonyine kuba isoko rya YouTube ari ryo soko abanyarwanda barimo barafata isoko ryabo rigize. Ndashaka kuzagerageza kumukoresha ikiganiro cya podcast muri iyo podcast dushyiremo utuntu yagiye akora. Anyway ndaza kubikwereka birarenze bro birarenze kabisa birarenze. So abanyarwanda batangire ba appreciating ibintu byabo ariko na leta tuyisaba ishyiremo imbaraga urumva cyane mu guhugura apana twebwe tubikora ubwo twe tubikora n'ubundi turihugura tujya kubyiga dutanze amafaranga yacu nubwo wenda na leta hari abifasha sebo ubyumva ahubwo tujya kwihugura dutanze amafaranga yacu ariko ihugure abayobozi bitwa ko baduhagarariye sibyo igire muri RDB ngo dufitemo film office babahugure ihereza icyo kintu uvuze ntago nari nyumvise neza sinzi kanu kari kanshema ariko mpise nyumva aho gira ngo muduhamagara abahanzi ngo mugiye kuduhugura muhugure bari abantu kwanza mushyira mu myanya yo kudufatira ibyemezo nicyo cyambere mama merci beaucoup nicyo cyambere kabisa urampaye ndashaka ko ubwira abantu akanuka kuri ku mutima ni kuvuga ngo turimo turagana ku musozo ndashaka kumva ikiri ku mutima wawe nka Paru nk'umudirector muri movie y'u Rwanda urabyumva nawe bo akantu rero kandi ku mutima icyambere no gushimira abantu bose badusapotinga batufata mu bitugu badupushinga tugakomeza gukora ibyo dukora tukabikora neza. Ikigaragara abanyarwanda benshi bamaze kubona ko ibyo dukora tubibashije tubikora neza tubahereza ibyishimo tubahereza ubutumwa. So ndashaka ko dukomeza iyo support kubera ko uko byagenda kose ijwi ry'umunyarwanda rizumvikana sibyo babaninga abantu bagira gute batubaza ngo ducezereza ngahe cyangwa ngo bya bintu byacu ndabizi neza ko ijwi ry'umunyarwanda rizumvikana sibyo. So ni twebwe bizavamo kubera ko abantu benshi batangiye bakritika bari abafana nibo byahireyo bakritika ariko uyu munsi byibura bamaze gutaninga around bakavuga ati nyamara bya bintu mubirimo neza noneho sibyo. So mukomeze umurindi supporting dukeneye abantu benshi bashora muri cinema kubera ko cinema imaze kuba uruganda rugari imaze kuba ahantu umuntu ashobora gukura nyine kubona nubona abantu amazu bari kubaka urumva ukuntu ukabona amamodoka bari gutwara nibitangaza babikuye muri cinema. So cinema rero imaze kuba isoko irizima umuntu yabyariza mu musaruro abashoramari baza ari benshi dufite stories nyinshi zo kuvuga dufite script menshi yo gukora dufite aba directors babashije aba DOP babashije dufite abantu bose babashije ariko icyambere ni support y'abafana tugakenana n'abashoramari bashoramo kugira ngo dukore byinshi tugakenana n'amasoko hagize nk'umuntu hano mu Rwanda uza agakora isoko ryo gucuruza filime nyarwanda dora hondi nibyo dora ahantu ndi urumva uwo muntu yagenda akazarinda saza n'ubuvivure bwiwe urumva butarongera no guhata ibirayi uri kubyumva batunzwe n'aya mafaranga urumva. So uyu munsi rero bitewe nuko abantu bafite ubumenyi bukeya kuri cinema nyine baba batabyumva neza kandi ibyo babihabwa na babandi bose twagiye tuvuga mu kiganiro urumva bamucezereza ngahe bya bintu byanyu urumva n'abafana batarabyumva neza akagira inquiétude urumva. Ariko uyu munsi niba mvuga ngo niko kazi kantunze niko kazi konyine nkora urumva bahava akaba ariko kazi konyine akora akaba twari imodoka ebyiri urumva bamenya niko kazi konyine akora Clapton niko kazi konyine akora n'abandi bose ni gutumbwira ngo ako ntagarakaza urumva. So abantu baze bashoremo
ubundi dukore n'amasoko ahagije yo gucuruzaho ibihangano byacu, ubundi tubahereze industry ihagaze neza. Ni ukuri kw'Imana rwose bizagera rega na Hollywood tuyibagirwe. Nureba uyu munsi Hollywood irimo iraza muri Afrika no muri Aziya kubera ko stories muri Hollywood zarashize, sibyo? Stories muri Hollywood zarashize, niyo mpamvu turi kubona ama sci-fi cyane, tukabona ibintu bya CGI cyane, izo za Captain America, ziriya zose usanga ngo abantu baguruka mu birere. Stories ziri naturelle zararangiye, niyo mpamvu bari kubikorera muri studio ibisigaye byose bakemvanta indi si kugira ngo twebwe turacyafite stories ziri natural. Aziya baracyafite stories ziri natural, niyo mpamvu bari kujya aho ngaho. So ntago nzi impamvu Hollywood ariyo yaza kurya muri Afrika kandi dufite abantu babajejeta faranga, dufite abajejeta faranga hano mu Rwanda, sibyo? Ariko umu director wa Hollywood akaza agakora story ya hano mu Rwanda agahita yitwara Hollywood n'abanyarwanda ntibazanayirebe, bakazayireba ntibaza, urumva? So reka tubifate muri ubwo buryo, tuze dushora imari muri sinema. Abantu barahari, ibintu birahari, ibikoresho ni byose. Ubundi message ya nyuma niyo nahereza abadukorera mu ngata, nyamuneka bamwe bo hejuru iyo mudufashe namwe mwihugure ku kazi kanyu n'akazi kacu dukora, kubera ko nujya kumvuganira ukamvuganira ibyo ntagutumye cyangwa ukabivuga nabi ibyo nagutumye, bizatuma ari giye ugaragara nabi kandi mu byukuri giye ibyo nagutumye ndari mbizi. Cyangwa se muduhe umwanya tuze twivuganira, mukingura imiryango twese twinjire tuze twivuganira, sibyo? So mu byubahiro byose tubagomba, nyamuneka mujye mubanza murebe ko natwe mutatwiciye akazi mbere yuko akanya kadapfa, sibyo? So mujye mubanza murebe niba natwe mutatwiciye akazi. Dufite abana twishyurira ishuri nkuko namwe muwafite, dufite imiryango itudependingaho nkuko namwe muyifite. So nujya kufunga aho nahahiraga bitewe nuko ushaka ko akazi kawe kagenda neza, icyo gihe uzaba wishe imiryango y'abantu benshi kandi bizaza kuri conscience yawe. Nibi blessing. Eyo nanjye ndagushimira Paru, ndagushimira ku mwanya uduhaye hano kuri Waka podcast. Ndizera ko uzagenda ugaruka dukomeze kuganira, dukomeze kureba uburyo ibitagenda neza vraiment byagenda neza. Rero ndagushimiye cyane, wigomwe kabisa, wari ufite urugendo sinzi kuri buri bukomeze kwa masaha. So ni Waka podcast, mukomeze mukore comment, mukore mbere yuko usoza umbabarire nguciye mu ijambo rumwami. Mbere yuko usoza nshaka ko unkubitira ka kaboro ko muri tukabyine beat ni Let's the beat on the beat. Sure. Amra DJ mchoki goma mjane muguchuhe dore jewe naje. Kiza mole bila kazumule mogwanje gudageze dore jewe naje. Nyamra DJ mbat bicho kigoma akiza mule gat abena kaze gat washiti wachechoga nchoto muze tuwashushe dakune kujama mjana zuwa turafiki na toto nibaza mshuhe dukura makote dukatu muziki usanga hano wasujini vyawe byose ndubenga wa Babylon wako jama gume home nzamo telefone. Jena choga star. Ukuntu twinjiremo rimwe nka korari. We are the kings, man. You know. Yeah, for real. Enough respect. Thank you, brother. Enough respect, man. Challenge anyway. Ariko ndizera ko kagenze neza kanaryoye n'abantu badukurikiye. So ni Waka podcast, mukomeze mukore subscribe, murikinge, muduhe comment. Hari nzajya nicari hano tuganire ku bintu byose muba mwakomentinze mu biganiro, kugira ngo tubashe guhuza ibitekerezo, tubashe no kugenda turajanirana, sibyo? Bro Rastafari.